bakunzi ba Decent twongeye kubasuhuza no kubifuriza ibyiza aho muherereye hose mu byo gukora bitandukanye, tubifuriza guhirwa ndetse no kugera kuri byose mwifuza kugeraho, byiza byose bibasesekare. Niba kandi bwo bwa mbere ugeze kuri Decent wakora subscribe, ukinjira mu muryango w'abagize Decent aho tubagezaho updates zitandukanye zijyanye n'imishinga minini y'ubwubatsi itandukanye, aho tugenda tuguha amakuru atandukanye ndetse tugusobanurira mu buryo buri tekinike cyangwa se mu buryo utamenya cyangwa se utarusobanukiwe, ukamenya byinshi bitandukanye bijyanye no ku iyo mishinga yose itandukanye, nkuko twagiye tubibakorera muri byinshi bitandukanye. Kandi ntabwo tuzateruka, tuzakomeza tubaha amakuru, tuzakomeza tubaha updates zitandukanye nkuko twabyemeje. Uyu munsi tukujyanye ku musozi wa Gahanga mu karere ka Kicukiro, hari imirimo y'umushinga munini, umushinga wo kubaka inzu zo gutuzamo muri bamwe mu bimukira bazavanwa mu Bwongereza, dore ko hari henshi cyangwa se hari ibice bitandukanye muri uno mujyi wa Kigali byateguriwe aho bazatuzwa cyangwa se bazacumbikirwa hatandukanye mu mahoteli ndetse no mu zindi nzu zitandukanye. Ariko hano i Gahanga noneho hari kubakwa icyo twakwita nk'umudugudu cyangwa se estate, mu midugudu igezweho izatuzwaho bamwe muri aba bimukira bazavanwa mu Bwongereza. No mudugudu cyangwa se estate ikaba igizwe na units zigera kuri 528, aho unit tuyibara nk'inzu cyangwa se ni nk'inzu iteganyijwe kuba yatuzwamo umuryango, aho tuvuga ko iyo unit bifitemo byinshi bitandukanye, ibyumba byo kuraramo, igikoni, ibiki bitandukanye, byose bikagira unit ku buryo umuryango yakwa accommodating cyangwa se yatuza umuryango waza kuyibamo. Ino phase ya mbere yo kubaka izi unit igizwe n'ama unit 528, ni phase ya mbere, aho biteganyijwe ko ishobora kuba yaza kuyongera ikagera n'izindi phase ku buryo zagera kuri unit zigera ku 500. Iyi phase ya mbere rero ya unit 528 ikaba biteganyijwe ko izatwara budget cyangwa se izatwara kayabo k'amafaranga agera kuri miliyari 60 z'amanyarwanda, aho biteganyijwe ko izajya kuri hegitari 12 nizo zateganyijwe no mushinga. Umushinga rero ukaba umaze amezi ageze kuri 18, kuko ibuye ry'ifatizo ryashyizweho ku itariki 19 z'ukwa gatatu muri 2023, aho iryo buye ry'ifatizo ryashyizweho n'umunyamabanga wa leta w'imbere mu gihugu w'Ubwongereza Madame Braverman, aho yari ari kumwe n'uwahoze ari minisitiri w'ibikorwa remezo mu Rwanda Dr Ernest Nsabimana. Aho rero bashyiragaho rino buye ry'ifatizo ku musozi wa Gahanga, ko twabibabwiye agomba kubakwa ino mishinga yose cyangwa se zino unit zigera ku 500 ndetse n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye bigomba kuzafasha bazaba baje kuhatuzwa cyangwa se abazaba bahazanwe mu buryo butandukanye kuri gahunda zitandukanye, se kuri ku masezerano y'igihugu cy'u Rwanda cyasinye n'Ubwongereza, dore ko yagiye avugwa mu buryo butandukanye. Kugeza n'ubu ngubu abantu benshi bakiyashidikanya cyangwa se bakibidiskitaho, bakibidebatinga mu buryo butandukanye. Uyu mushinga rero nyuma umaze amezi 18 gushyirwa mu bikorwa, aho ugeze rero ubona ko imirimo rwose igeze kure, imirimo irarimbanyije, dore ko iri kwihutishwa mu buryo butandukanye, iyo urebeshe ijisho ubona ko ibikorwa byose bigeze kure, dore ko bafite na tekinoloji iri kubafashamo mu buryo uno mushinga uri kwihutishwa uburyo ngana. Ariko ukurikije uburyo aho ugeze cyangwa se n'uburyo inzu ubona zimaze kumera, ubona ko zigeze kure, aho bafashijwe cyangwa se mu kwihutishwa kuno mushinga bafashijwe na tekinoloji yo gukoresha precast structures. Abazi by'ubwubatsi murabizi ibyo bita ama precast, muhita mubyumva ko ari bya bice by'inzu bigizwe na concrete cyangwa se na beto biba byakorewe ku ruhande, baza noneho ari uguteranya. Iyi niyo tekinoloji iri gukoreshwa ahangaha, iri kubafasha kuba imirimo yakwihutishwa, aho sosiyete izwi nka Free Precast ikorera i Masaka ibumba bimwe mu bice by'inzu byubakishwa beto, urugero nk'inkingi cyangwa se amakorone, abavuga amakorone, za dare, amaboko ya dare bizwi nk'ama beams n'ibindi bice bitandukanye. Byose bikorwa cyangwa se byubakwa mu gihe bari kubaka inzu iri kubakwa, bizwi nka beto, bikoreshwa cyangwa se byubakwa na beto. Aho tuzi ko iyo wubakishije ibice bitandukanye mu kubaka beto, ni ibice bitinda bitewe n'uko iyo beto urayubaka ukayimena, bikagusaba kuza kuyitegereza kugira ngo ibashe kuma ikomere. Ariko iyo yakorewe mu ruganda cyangwa se yakorewe ku ruhande, biba byose byatunganyijwe, ibijyanye n'ibipimo, ibijyanye na cya gihe cyo gutegereza ngo yume, byose biba byakozwe neza ku bipimo bizwi, imibare yakozwe muri design cyangwa se mu nyigo zakozwe, byose biba byakurikijwe. Ariyo mpamvu
iyo wakoresheje ibintu bya precast byihutisha imirimo, kuko cyagiye cyo gutegereza, cyagiye cyo twita kuyimena, gutega, kuzinga ibyuma, kugira ibyo byose nta bibaho, kuko byose biba byarakozwe mbere. Cyageraho cyo bari gutakaza utegereje ibyo byose, cyangwa se byose bikorwa habuza hari ukuza uhuza byose bigahita birangirira mu gihe gitoya. Ibyo byose rero cyangwa se ibyo tumaze kuvuga haruguru, kubera ko nta byabayeho cyo gutegereza ibyo byose ngo bikorwe, byatumye rero ino mirimo yihutishwa ku buryo amazu ari gusa n'aho arangira nk'uko muri kubibona, bitewe no gukoresha uburyo cyangwa se iyi tekinoloji. Iyi Africa Precast rero yahawe akazi ko kubaka ibyo bice bya beto, aho nk'uko tumaze kubivuga ko ibice biba byabumbiwe mu ruganda rwabo, noneho bikagezwa kuri chantier bibumbye, biri ku bipimo bizwi, inkingi z'ibi bipimo byabyo byose biri ku bipimo biteganyijwe muri design. Noneho imashini ziterura zikabiterura zikabigeza mu mwanya bigomba kujyamo. Abo twagiye tubana muri video zitandukanye zivuga kuri Stade Amahoro, twagiye tubereka uburyo ibijyanye n'igisenge, ibijyanye n'ibice bya tribune bimwe na bimwe byagiye biterekwaho cyangwa se byagiye byubakwa, tubereka ko byagiye bikorwa ku ruhande, bigatenyizwa ku ruhande, noneho imashini zikaza kubiterura zikabitereka mu mwanya bigomba kubamo. Nanga rero kuri zino nzu niko ibintu bigenda bikorwa, cyangwa se niko izo nzu ziri kugenda zubakwa, izarangiye niko zubatswe, n'izindi ziri kurangira cyangwa se bari gutangira zose niko zagiye zubakwa, niko ziri kugenda zikorwa. Ku gace k'imashini yo muri kubona iterura, teruye inkingi murabona ko ifite amaboko, ari amaboko cyangwa se twakwita kameze nk'agasaraba nubwo ari gatoya, nako guterekaho bya bice noneho tambitse bifashe ku nkingi cyangwa se bishamikiye ku nkingi, bazi by'ubwatsi n'abizi by'amabimu cyangwa se amaputre abafashe ku nkingi akahuza n'indi nkingi hirya. Aho two rero n'uduce two gufatisha cyangwa se two gushyigikira izo nkingi. Uburyo rero zino precast cyangwa se bino bikorwa mu Uganda biba bimeze, biba byiteguye ku buryo cyangwa se uburyo yabikoze byiteguye ku buryo ikizafatanaho cyangwa se ikindi bazacomekaho kizaba gifite uburyo kiza kigahita gihura bigahwana neza, ku buryo noneho byongera ubukomere. Ko abantu benshi bashobora kwibaza se ubundi biba bikomeye, ibi ngibi biba bikomeye kuko uburyo biba bikoze mu buryo bita biza bigahura bigacomekana, ku buryo noneho biba bifite ubukomere cyangwa se bifite uburambe, kuko ntago umushinga nk'uyu nguyu batoranya cyangwa se bakomera ko hubakishwa ibintu bidafite uburambe cyangwa se bidafite ubuziranenge. Iyi myubakire rero iri kwihutishwa cyane, akazi kageze kure nk'uko muri kubibona. Inzu nyinshi zatangiye gukorerwa amafinisage, aho guhuza bya bice bya beto byarangiye. Iyo birangiye rero igikurikiraho ni uko inzu zisakarwa. Murabona zimwe zarasakawe, ndetse hakajyaho no guhuza ibikuta, aho ibikuta bigabanyamo ya nzu, kuko bitewe nuko design iteganya ibyumba uburyo bizaba dispose, uburyo bizaba bigabanyijemo. Ibyo rero bikorwa hakoreshejwe amatafari. Murabona ngaha hakoreshwe ibice bimwe za ruriba byo kugaragaza ubwiza, ndetse n'amablock sima. Ibyo rero byarakozwe mu gice kimwe nko babikasemo hamwe. Amafinisage y'ibipande yararangiye, ndetse no gukingamo inzugi n'amadirishya byose byagiye bikorwa. Murabona ko rwose bigaragara neza. Kugira ngo ubuzima bugende neza muri uno mushinga, hateganyijwe n'ibijyanye n'ibikorwa remezo bitandukanye, aho mu bice bizengurutse ahangaha hazashyirwa imihanda ya kaburimbo ituma urujya n'uruza rw'ahangaha rubasha kugenda neza cyangwa se ruba smooth, ndetse kandi n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye bituma ubuzima bw'abazaba batuye muri izi state babasha kubaho neza, ibijyanye n'amarerero y'abana, ibijyanye n'isoko, ibijyanye n'uburyo bw'ubuzima cyangwa se bwo kwivuza, n'ibindi bitandukanye byose bizashyirwa muri ino estate. Izindi update zose nkuko twakomeza tuzibagezaho, tuzakomeza tuzibaha nkuko twabyemeje. Niba utarakora subscribe, uyu ni wo mwanya kugira ngo ukore subscribe, kugira ngo update nk'izi ngizi zijye zikugera ku gihe, ndetse ubashe gusobanukirwa, ubashe kumenya byinshi utaruzi, n'ibyo utamenye byose ubashe kubigezwaho nkuko tubigukorera cyangwa se nkuko tubibategurira. Kandi wakora like kuri ino video, ugakora share, ndetse yaba n'igitekerezo ufite ugatwandikira muri comment, hose tugitaha ariko kusubiza cyangwa se kuguha amakuru atandukanye ku byo wifuza kumenya cyangwa se utarusobanukiwe. Naho bye bye, ciao ciao.